nta kuntu rero uyu munsi umuntu akweretse umuhutu utarahirwaga mwa kiriya gihe wabashije guhisha abantu aho kugira wowe ngo umushimire. Nahunze umuntu nabonaga ko agiye kurimbura ubuzima bwanjye. Uwo ni perezida w'u Rwanda yavuze ko njyewe na Patrick turi nk'udusazi kandi ko niba bisaba gukoresha inyundo yica agasazi azabikora. Wari uzi perezida Kagame neza? Wigeze wumva ari inshuti yawe? Oya na rimwe. Byose ntibyumvikana. Uko jenoside yakozwe hari ababibonye neza. Habyarimana niwe wazanye intambara. Habyarimana nibi namwe musesenguye ibyo bavuga byose mwabisubiza. Ngira ngo FPR ntabwo izahakana nacyo gituma rukokoma yaba ngombwa ngo ivuge ko baje bakanyura ibyo bita ngo mu mashyamba, uretse hariya ko banyuze muri za Byumba nta n'amashyamba menshi ahari, bakaza babitwaje ishapure baza basenga Bikira Mariya cyangwa se bambaza Yezu Kristo umwana we na Mungu Patri ngo bacyure mu Rwanda. Baje bica, abo biciye barahari, baje bayogoza mu magambo make, bateje ibibazo bikomeye cyane. Umwumve wamuhana ijambo muri ibi by'ubumwe n'ubwiyunge tuvuga kugira ngo abyigisha abanyarwanda, kuko mu by'ukuri niwe wabimenye mbere y'igihe, wowe ugatangira kumushakamo icyabimuteye umunenga uvuga ngo yaramubitse kugira ngo aze kumutongera agatoki abandi baze kumwica. Impamvu ngo ntabwo inkotanyi zarokoye abatutsi b'iwacu ntabwo bivuze ko ntawe barokoye. Kandi tubiziranyeho n'umuhamya batanga nabo baravuga bati twahasangaga amatongo, twahasangaga imirambo. Nubwo ngo imirambo ntabwo yabaga yishwe bahari, hari abasanze byarangiye nk'inkotanyi baratabara barabihagarika. Ibyo ndabyemera cyane, ariko ntabwo impamvu navuze ngo ntabwo barokoye abatutsi b'iwacu nuko byagenze bite. Umugabo utarya iminwa akavuga yeruye kandi ashize amanga yuko mu Rwanda habaye ubwicanyi bwakorewe abahutu. Run away from danger. Icyambere ni umuntu w'igitugu kandi ukunda gukoresha urugomo. Wigeze ubibona? Yego, inshuro nyinshi. Namubonye inshuro nyinshi akubita abantu. Mu buzima bwanjye nabibonye kenshi. Nta mugambi wari uhari wo gukora jenoside ku bahutu, ariko kuvuga ku bantu bapfuye mu ntambara, cyane cyane abahutu bapfuye mu ntambara, nta kabuza n'ukuri barapfuye. Ariko ibihe nk'ibyo by'iyicarubozo mu ntambara ntibyari mu Rwanda gusa, byabaye n'ahandi. Ariko wumva ko Paul Kagame ashobora gutinya ibyo ushobora kuvuga ku bwicanyi, ku byaha byakorewe abantu byo wiboneye. Ikibazo nyamukuru ni uko bamwe bavuga ko nta muntu wapfuye, nyamara abantu barabizi ko umubyeyi, umugore cyangwa umwana yapfuye. Uburyo abantu bapfuyemo bugomba gusobanurwa, kandi nibusobanurwa nibwo tuzashobora kuvuga ku bumwe n'ubwiyunge nyabwo, kuko mu Rwanda ntidufite abamarayika n'abanzi b'Imana gusa, ahubwo dufite abantu hagati aho. Nanjye ubwanjye sindi umumarayika, oya na gato. Habayeho abantu bashimutwa, habayeho icwa ry'abantu, ariko nta muntu bivugaho. Iyo abantu bose bacitse amacumu kubera ko igisirikare, polisi n'iperereza biri hose, ntibivuze ko igihugu gifite ituze, ahubwo n'iterabwoba. Iyo utinya abantu kugeza aho bose bacururuka, ibyo si amahoro. Icyo mufite mu Rwanda ni ibimenyetso by'intambara ishobora kongera kwaduka. U Rwanda ruri mu bihe by'intugunda ishobora kuvamo indi ntambara. Ukitwa genocide yemewe n'amahanga. Yivuze kuri genocide tanyake imitima igahagarara, umujinga agiye kudupaho umugati, agiye gusubiza ibintu ni mwebwe mugiye kubisubiza inyuma, mugiye gutuma isubirwamo, gutekerezwaho no kwiga no kwemeza n'ibyanditswe n'abana b'abantu. Ubuzima twakuriye yanditse akari murori. Ubuzima twakuriyemo bw'ubuhunzi muri Uganda twigishijwe ko umuhutu ari umuntu mubi, inyamaswa, kandi ko atagira ubwenge. Niyo mpamvu intego yacu FPR Inkotanyi yari ukubarwanya
tukabakura ku butegetsi ku kiguzi icyo ari cyo cyose tutitaye ku batutsi bari mu gihugu, kandi buhoro buhoro tukazabigeraho bakazibagirana. Abatutsi bari mu gihugu twari tuzi ko nabo ari nk'abahutu, barabanaga, bahanaga inka, barashyingiranaga, bafatanyaga gusingiza Habyarimana, ku buryo gupfa kwabo ntacyo byari bitubwiye, ariko twahishaga ko tubafitiye urwango. nta kuntu rero uyu munsi umuntu akweretse umuhutu utarahirwaga mwahisha abantu, aho kugira wowe ngo umushimire umwumve wamuha n'ijambo muri ibi by'ubumwe n'ubwiyunge tuvuga, kugira ngo abyigishe abanyarwanda, kuko mu by'ukuri niba bimenye mbere y'igihe, wowe ugatangira kumushakamo icyabimuteye. bigiye gusubirwamo, bayigeho, batekereze kubera iki ingingo zafashwe hari abandi bantu bapfuye aho batibukwa, mutemera ngo umuntu abivuge. Urubyiruko ejo bundi umwana w'imyaka 20 n'ingahe, 19 20 yagomba ayujuje, niba mwamaze kumukubita ifuni ngira ngo nibwo akimara kuvuza imyaka 20 years cyangwa uko hariya ari Rusizi. Umwana ngo yavuze genocide, ntabwo nyemera kuko ntayizi, sinzi ukuntu byagenze mu yimbwire. Akimara kubivuga impuruza ziratinda, yarimo bibwira hamwe. Ni nkanjye nigeze kuganiriza abantu bo muri famille mbabwira ukuntu data bamwishe, ibyo navugaga byose byari recorded muri famille, bigera muri presidence. Babwira Kagame ngo wa muginga yabimenye, yamenye ko ise twamurangije. Bavuze ngo message Robert atambukije yamaze kubimenya, ubu yabimenye. Batanya gutekereza kuri Robert kumurangiza. Impamvu se Rwigema yapfugana na Kabera n'abandi bacyaba n'abandi bantu bari bafite amashuri n'abandi bari commanders, ni iyihe? Wambwira impamvu yishe Habyarimana? Kubera iki Habyarimana umukuru w'igihugu atigeze ahabwa ubutabera niba yari umunyamanyanga? Habyarimana yemera amasezerano yarusha, agiye gusayininga, kirangiza gusayininga, abashinzi baramurasa, hanze akabigereka ku bahutu. None niba ari abahutu bamwishe, mwemere ko indege iraswa, ihanurwa ry'indege ari yateye na genocide? Bavuga ngo umugati urimo uramanuka, ariko umugati umanuka, ariko kuri guhabwa intebe ikinyuma tukirukane tucyamagane. Muri abicanyi kurushaho nawe muri gisirikare cya FPR, nteganya ko ningira amahirwe nkabona intambara yikize nzaha. Ni nabwo bwa mbere gihe nabonye umuntu apfa yishwe n'undi muntu, nabiboneye muri FPR mu gisirikare. Hari igihe iyo tuvuga ibi bintu ni ukugira ngo ukuri kugaragare. Ibi ndabivuga kuko yewe ukuri niko numva gushobora kubasha kudukiza.